inshuti mukunzi wa Rwanda 24 TV tugarutse rero mu kiganiro cyitwa amahitamo yanjye cyo kuri uyu munsi. Mu mahitamo yanjye tugenda tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, aho turebera hamwe ibigenda bigarukwaho mu mpande zigiye zitandukanye z'isi, ariko turaganira ku mahitamo y'abantu bagira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mugiye kubana rero nawe nkaba nitwa Claude Muhirwa. Muri kubibona rero ntabwo ndi njyenyine kuko ndi kumwe n'umujene tugiye kuganira nawe. Belique nkwaye ikaze. Urakoze cyane. Ikaze muri studio za Rwanda 24 TV by'umwihariko mu kiganiro cyitwa amahitamo yanjye. Urakoze cyane. Yego. Uri umwe mu bantu bashobora kuba bakurikirana Rwanda 24 TV? Uko nshoboye ndagerageza. Yego. Ikiganiro cyitwa amahitamo yanjye ni ikiganiro uzwiho iki? Urakoze cyane. Ikiganiro amahitamo yanjye nagiye nkurikirana, ni ikiganiro nabonyemo uko umuntu yaje kumenya icyo azaba cyo ubu ngubu uko ari. Kuva kera kiri umwana ibyo yumvaga, uko yiyumvaga icyo azaba cyo, akareba noneho n'ubu ngubu wese ejo hazaza nashaka kubaho n'ubu ngubu niko mbayeho. Niko mbayeho. Ubusanzwe noneho Belique iyo yumvishe ijambo amahitamo yanjye ni iki kuri we? Ijambo amahitamo yanjye urisobanura nk'iki? Iyo bavuze amahitamo yanjye ubwo numva kimwe mu bintu bizangira ejo hazaza bizanunga. Yego. Ni ukuvuga donc kuba hari ikintu runaka ejo gishobora kuzahindura ubuzima bwawe n'icyo wumva ko ari amahitamo yawe. Noneho tugiye guhera mu bwana bwawe. Ubundi Belique yari umujene umeze gute? Ubu ngubu uri umujene, ariko mu bwana bwawe wakuze uri umwana umeze gute? Mu bwana bwanjye nakuze ndi mu muryango w'abapasiteri. Umupike. Nakuze ndi umupike, aho bita abapike. Nakuze ndi umupike, nkunda ibintu byo kuririmba cyane no gukina football. Wewe nyiri umwana decision zari ebyiri, kuba umuhanzi cyangwa se gukina football. Ariko urabizi bigenda bihinduka bitewe n'impamvu runaka. Ibintu bya football nza kubivamo, ndavuga ati reka imbaraga zanjye zikire mu muziki. Nkabati ibyaha byose ndaririmba, mba muri korali abandi ndaririmba, ariko abantu ngomba kuzaba umuhanzi uko byagenda kose. Ubuse turaza kuririmba? Nta kibazo. Yego. Akiri umwana mutoya yakuze yiyumvamo ko nataba umukinnyi wa football ashobora kuzavamo umuririmbyi kandi mwiza. Rero mwe mudukurikiye kuri Rwanda 24 TV nk'uko muri kubibona, twinjiye mu kiganiro cyitwa amahitamo yanjye. Tugiye kuganira n'ubundi na Belique, twatangiye duha ikaze mu kiganiro amahitamo yanjye. Niba ufite igitekerezo cyangwa se icyo wifuza kuba watugezaho, ushobora kunyarukira muri comment ubundi ugatanga igitekerezo cyawe, cyangwa se ukaba wakoresha muri social media dukoresha. Kuri Instagram ni Rwanda 24 TV, naho kuri TikTok na Facebook ni Rwanda 24 TV. Belique, wari utangiye utubwira noneho mu buto bwawe ko wakuze wiyumva. Niki kintu mu buto bwawe ushobora kuba warakoze umusaza nabyumve neza? Ikintu nakoze umusaza nabyumve neza ntabwo nzakibagirwa. Nakubwiye ko ndi umupike mu Adventiste w'umunsi wa karindwi. Nari mfite match ishyushye ari ku isabato. Wamva gusenga uwo munsi nimba nitwara neza, isabato yitangira ku gihe, ibintu byose wabona ibintu byahindutse kuri njye. Mu gitondo mbyuka kare, njya mu cyisho cya mu gitondo, dusoje gusenga nafata utugundiro twanjye njya gukina, aza kumfata. Ndumva kabisa ntabwo byagenze neza. Yego. Ubwo birimo birumvikana ko akanyafu aho hafi. Twinshi cyane. Yego. Noneho utangiye kugenda ukura. Ikintu cyari amahitamo yawe noneho muri icyo kigero wari urimo, ushobora kuba warashatse guhitamo ariko ababyeyi bawe ntibabyumvikaneho nawe, bigasa nk'aho bikubangamiye. Icyo gihe cyari iki? Ni football kabisa. Ntabwo byagenze neza. Byangije iki kuri wowe noneho nka Belique? Ikintu cyangije kuri njyewe, icyambere niyumvagamo Imana. Urumva muri ejo hazaza niyumvagamo ko nzaba umukinnyi wa football. Iki ni ikintu cya mbere byangijeho nkanjye. Ni ukuvuga icyari indoto n'inzozi cyawe
bisa nkaho wafashe undi murongo utandukanye nari mfite. Iyo uri kuganira n'umubyeyi wawe cyangwa se no muri icyo gihe iyo waganiraga n'ababyeyi bawe, iyo bakugiraga inama, iki kintu bakundaga kukubwira? Ubundi ikintu cya mbere burya n'ababyeyi benshi bavuga, ikintu cya mbere ni ugusenga. Hamwe ati jya usenga, ibindi kabisa bizagenda bigenda neza, humura, ubuzima bwose ntabwo ari uko buri muri football. Habaho n'abandi bantu bakira kandi abantu bakomeye ariko batakinye football. Yego. Akama n'ingero nyinshi. Umaze gukura noneho ni ryari Berlick yamenye ko afite amahitamo? Ngeze nko mu wa 4 secondaire nibwo namenye ko ngomba gufata amahitamo kabisa. Amahitamo icyo gihe wafashe ugeze mu wa 4 yari amahitamo ameze gute? Amahitamo yanjye icyo gihe nafashe, navuze ko ngomba kuba umunyamategeko, ngomba kwiga law. Ariko urumva byansaba gukora cyane kuko nari nize electricity. Ndimo ndiga electricity, ariko ndatekereza neza bati ngomba kuba umuntu w'umunyamategeko kabisa. Umuroya. Igitekerezo cyakivuye kuki kugira ngo wiyumvemo noneho ko wava mu mashanyarazi ukinjira mu mategeko? Igitekerezo cyavuye muri famille yanyu baba bari kwirukanamo cyane bijyanye n'iby'ubutaka, bajya kwa ba noteri, ibintu by'imanza. Bati ariko ibi bintu kuki ataba ngewe, kuki ibintu nabikora? Ubiganirijeho noneho pasiteri yego yakubwiye iki nk'umuntu wari uzi ko wize amashanyarazi, ko mwati no ngiye kuva mu gisata rero cyo kwiga ibyerekeranye n'amashanyarazi, ninjiye mu mwuga wo kuba umunyamategeko, kwiga amategeko? Niki kintu yahise akubwira? Nabibwiye pasiteri, biba nka ko mwavuga ngo ni ukorosora wabyukaga. Nagize amahirwe nsanga yarabyishimiye cyane kuko nawe yambwiye ko yakuze aribyo yumvamo, nawe yakuze yumva azaba umuntu w'umunyamategeko. Rero byari amahire, aho gisigaye ari kumenya ati se wava mu mashanyarazi ukajya kuba umuroyo. Nibwo twabajije amakuru batubwiye ati rwose nta kintu cyoroha nkabyo. Abyakira neza cyane. Ubu noneho warangije secondaire, uri kwiga muri kaminuza ya UNILAG. Binumvikane ko ari amategeko urimo. Ubu noneho Berlick ni umuntu umeze gute aka kanya? Kuko twarebaga the past, noneho aka kanya uri umuntu umeze gute? Ubu ngubu ukuntu umeze n'ubu ni nk'andi umunyamategeko. Kuko buriya ari imico abantu wenda nyiri umukinnyi bati nzaba umukinnyi, ari imico nabaga mfite ngenderaho, ariko hari indi mico ugomba gufata bitewe n'ikintu ugiye kuba cyo, ugasa nk'icyo kintu mu mategeko. Ukavuga ati ngomba gusa gutya, ngomba kugenda gutya, kwitwara neza muri sosiyete ku buryo n'umuntu akubona kugira icyizere, kandi bati uyu mwana yamuha ikirego cyanjye akagikurikirana cyane. Dutangira watubwiye yuko wifuzaga kuba umuhanzi cyangwa se ukora umuziki mu buryo wenda runaka, utatubwiye genre y'icyo washaka kuba wakoramo. Noneho reka dukore noneho entertainment mu mahitamo yanjye. Ugiye kuba waturirimbira nk'indirimbo imwe cyangwa ebyiri, then abadukurikiye nabo kuri Rwanda 24 TV by'umwihariko mu kiganiro amahitamo yanjye turyoherwe kandi tunienjoyinga ibyo turi kuganira ku mahitamo ya Berlick, kuko n'ubundi turaza kuza no gukomereza ku kindi gice aho turi buze kuza kuvuga ku buzima busanzwe, ariko aka kanya tugiye kuririmba. Berlick, umwanya ni wawe. Urakoze cyane. Turikoresha iki cyane, dukoresha Imana. It's okay. Kuko mu mahitamo ntabwo tugira ngo iri nabo muri iri dini, aba nabo muri iri dini, ahubwo twe tuganira ku kigirira umumaro sosiyete muri rusange. Yego, ni ukuvuga niba wiyumvamo secular it's okay, kandi niba ari na gospel nabwo nta kibazo. Okay, reka turirimba akangaka burya. Mbese uhagaze ute mugenzi ku byerekeye kubahisha Imana? Ngaho utuwe se bakuzi nk'uko uzi mu rusengero, birebeye ku rugero utanga. Mbese aho ntiwihakana Imana, ukaba warabereye ng'abandi inzitizi. Nemeza yuko kuza k'umwami kuri hafi,
ngibyo twakoze bikajya habona, ngabazi kureba neza bazi yuko ngabakunda Yesu by'ukuri, ngari hafi kubajyana iwe. Ari hafi kubajyana. Kuki uhisemo kuririmba iyo ndirimbo? Impamvu mpisemo kuririmba iyo ndirimbo, ni indirimbo nkunda cyane yo muri korali ndirimbamo Eden Garden Memory Choir yari muri Iraq, ndayikunda cyane. Yego. Indi verse imwe noneho na chorus waturirimbira kw'Imana. It's okay, ntabwo twebwe turi buze kuza kuba mu gospel cyangwa se ni secular, wo indirimbo ikuzamo. It's okay. Inzamu yari yose cyakwa ari indirimbo. Papa ari indirimbo. Okay. Akayimbo kavuga ngo nagakora singe nimba nakitakisi njya nkunda kurimba cyane. Ngiminsi y'akaji, ngiminsi ya mukaru, mu minsi y'utuzi dukonje sinjyanye imenya, ngo yamata y'inshyushyu ng'ikivuguto, minsi ya tangawizi sinjyanye imenya, ngo jye ninywera kakayoga kakariki gatwika mu nda, buri munsi njya ninywera kakayoga kakariki gatwika mu nda. Winywera kakayoga kakariki gatwika mu nda, ntabwo ari inshyushyu cyangwa se mukara. Ni indirimbo. Indirimbo nayumvise, hari impaka zijya zikunda kuzaho. Nuza Team B, ubwo Team B na Deben. Beric hagati ya Ben na Bruce ahagaze one of a kind. Deben kabisa muri inyuma pe. Ni ukuvuga rwose Bruce Melody niba ari kureba kino kiganiro amenye ko Beric kabisa ni umufana ukomeye wa Deben. Yego. Tugiye gusa ngaho tugana mu gace ka mbere gasoza kino kiganiro amahitamo yanjye, ariko mbere yuko tukinjiramo ubuzima bwo muri kaminuza. Yego. Ubuhuza gute n'ubuzima noneho bw'ubukristo, nk'umwana uvuka mu muryango wa gikristo, by'umwihariko umwana wa pasiteri. Rimwe na rimwe nubwo bavuga ko abana b'abapasiteri muba mwarananiranye. Ibyo bintu ubihuza gute? Ukuntu mbihuza, ubuzima yego bwa muri kaminuza ni ubuzima umuntu aba ari wenyine. Hahandi uba warebaga igitsure cy'umubyeyi ukagira ibintu wowe ku giti cyawe utinya kuba wakora, ariko nyine iyo uri umuntu ufite icyo ushaka kugeraho, ureba icyo ukeneye ukabihuza. Nanjye uko nakuze n'undi nkunda kurimba, n'ahandi hantu nari kubasha kujya usibye muri korali, ahantu nisanzura nkaririmba, amarangamutima yanjye kabisa nkayamarayo. Ngaho ijya abana ba pasiteri akenshi iyo mvugo njya bakunda kuyivuga ngo barananirana, ariko naje gusanga buriya nta mwana utananirana, ahubwo ni uko bagaragara cyane. Dushobora gukorana ikosa ariko kundi umwana wa pasiteri we niba bahita bakwitaho bati ni wa mwana wa pasiteri nanone, nibo bagaragara cyane. Ariko njye ntabwo mbyemera cyane, mwihereyeho njyewe. Yego, yihereyeho we ubwe ntabwo abyemera. Ikiganiro rero ni amahitamo yanjye. Mbibutse yuko niba ushaka kuba watanga igitekerezo cyawe wanyarukira muri comment, ubundi ugatanga igitekerezo cyawe, cyangwa se ukatwandikira kuri social media, imbuga nkoranyambaga zitandukanye, Instagram, TikTok ndetse na Facebook, twitwa Rwanda 24 TV. Nge ni Claude Muhirwa, ndi kuganira na Beric. Tugiye kujya rero mu karuhuko gato, ubundi tuze twinjira mu gice gisoza ikiganiro amahitamo yanjye.
y'akaruhuko turagarutse n'ubundi mu kiganiro amahitamo yanjye. Turi kuganira rero na Belic njye mubana nawe cyangwa se muri kubana nawe muri kino kiganiro amahitamo yanjye, nkaba nitwa Claude Muhirwa. Belic, twagiye mu karuhuko turimo turavuga uburyo abana b'abapasitori biba bimeze, tugiye kwita noneho twinjira mu buzima busanzwe. N'ubundi twagiye mu karuhuko dusa nkaho tubyinjiyemo, ariko iyo umuntu avuye muri segonderi akinjira mu buzima bwa kaminuza, kuki bahita bavuga ngo niba ari umuhungu agiye kuba ikirara, agiye kunywa itabi, inzoga, bya bindi yakoraga ababyeyi bya bindi yifuza gukora ababyeyi batareba, ubu agiye gutangira kuba yabikora. Niba ari umwana w'umukobwa, kuki bahita bavuga ko noneho agiye kuba indaya? Umuntu wese ugeze muri kaminuza ahita aba indaya. Kubera iki iyo mvugo usanga ikoreshwa cyane? Impamvu iyo mvugo ikoreshwa cyane n'ubundi, ariko ni akenshi usanga kuri bamwe ariko bigenda. Ni cya gihe nyine usanga umwana yarakuze arebera ku gitsure cy'umubyeyi, ariko atareba uwe ubwe arebe ejo hazaza. None akaba agiye ahantu na animateri na prefere naba hari we agiye kwimanaginga, ariko ugasanga nabo wenda ntago nabatuka, sinzi wenda uburyo baba batekereza, ariko igihe sinumva uburyo mba mbona batari kure ejo hazaza habo. Kuko nimba umuntu muzima utekereza azi icyo ashaka imbere, sinumva uburyo yajya kunywa itabi, sinumva uburyo yajya mu busambanyi. Ntabwo ibyo bintu byumva, urumva ni uri kwiyica. Abazi yuko ati ababyeyi banjye ntabwo bari kundeba, abazi ko ari wima ababyeyi kandi atazi ko ingaruka ziri imbere. Yego. Kuki noneho iyo tuvuze ngo umusore yagiye muri relationship n'umukobwa, egal sex, kuki icyo kintu gikunda kuvugwa cyane? Ubona noneho giterwa n'iki? Ikintu kigitera kuri iki ntabwo byoroshye, urabwira ngo ikintu kigitera ibyo byose ubwo n'irari ryabaye ryinshi mu rubyiruko, kuko iyo mvugo irabaho kabisa. N'umuntu kabisa nimba mukundana, ubwo meaning ni sex. Ariko ngo ari agaterime kajya kaza, ngiye ngomba kwita rwose ku muntu dukunda. Ngo ako kantu ko kumwitaho rero ako ngako niko kabi. Akantu ko kwita ku muntu mukundana, ariko ni ibintu birimo birafata intera cyane cyane mu rubyiruko. Niyo unarebye imibare ya Minisiteri y'Urubyiruko, usanga umubare munini w'urubyiruko badafite akazi, ndetse bamwe bakanavuga ko ariyo mpamvu ishobora kuba itera kuba abasore bishora muri ibyo bintu. Hari na trends imaze iminsi y'uko urubyiruko turakennye. Ese koko ubundi urubyiruko turakennye? Urubyiruko turakennye, genda byemera. Gute rero? Impamvu rucyako biterwa n'abaye. Impamvu rukennye, icya mbere hari abari kwiga ugasanga akazi nako, kuko wajya gukora ibintu utize se. Niyo mpamvu ya mbere umuntu akennye. Kandi ikindi, urubyiruko ntidushaka gukora, just dushaka kwicara tukajya kuri beti turashaka kurya tutakoze. Mu yandi magambo ashaka gutereta umwana ukeye. Ushaka gutereta umwana ukeye, ugashaka gutereta umwana mwiza wicaye nta kindi kintu ukora ari beti. Beti nta kintu yakugezaho, we haguruka ushaka kujya ushaka akazi. Ariko urubyiruko rw'igihe ntabwo dushyushye. Ayo mvugo yavuga ngo urashyushye, ntabwo dushyushye mu kazi. Ngo uhaguruke ujye gushaka akazi, uvuye ati ngiye kuri seti njye gushaka akazi. Dushaka kwicara, dushaka twatuzi ngo nsoje aka kanya ngo mpite njye muri biro. Ni ibintu biba bitoroshye, ntabwo byahira buri wese. Kuki noneho urubyiruko rukeneye guhitamo kubaho mbene ubwo buzima bwiza, kwambara neza, gutereta umwana mwiza, umukobwa agakeneye umujama mwiza, sibyo? Ukeneye kuba muri ghetto nziza, ariko ntabwo ushaka gukora. Kuki nyine dukeneye ibyo bintu ariko tukaba tudakeneye kubiharanira, ahubwo twumva ko hari abandi bantu sometimes bashaka kuba babigiramo uruhare? Kubera iki? Urumva impamvu mu mitwe yacu muri make ubundi byararangiye. Twe twapfuye mu mitwe, nye dushaka kugera ku kintu ariko ugasanga inzira yo kukigeramo wowe ubwawe uba wayifungiye. Iyo ushaka guteta umwana mwiza, nibyo nakubwiraga, ushaka guteta umwana mwiza mura nicaye, ibintu byose bisaba gukora. Ariko ufite cyangwe, wambaye keshi nziza, wambaye icyo cyangwe wenda sinzi ahantu gikuru. Ushaka kuba ufite famiye nziza igutunga, iguha amafaranga, ariko se iyo famiye yawe izahora igutunga igihe cyose?
ugomba kureba ku giti cyawe n'urubyiruko rwishurira ku babyeyi babo ntabwo bireba bafata mu rugo dufite amafaranga mu rugo dufite imodoka iyo modoka papa niyo ngomba kujyana guteta shaka iyawe ugiye guteta nimba ugiye guteta ujyane imodoka yawe ujyane imodoka yawe ukoresha ibyawe kabisa kuba noneho icyo kibazo kiri kugaragara muri ubwo buryo leta nayo ikavuga ngo uko biri kose ntacyo tudakora kugira ngo dufashe urubyiruko kuva muri izo situwasiyo zigiye zitandukanye wenda z'ubukene ubona ari leta ari n'urubyiruko ni bande bigiza nkana n'urubyiruko kuko leta n'umubyeyi iradutekerereza ntabwo yakigiza nkana urumva twebwe itekerereza ntabwo dushobora kugendera mu murongo dutekereza ariko nanone harimo n'abavuga ngo harimo umuntu ugenda agakora akazi imyaka 50 usanga agejeje imyaka 50-60 ukiri mu kazi wamuje n'ufite imyaka 25 urangije kaminuza azajya muri ka kazi asanga hari umusaza umazemo imyaka 50 uvuga ati menye ariyo mpamvu akazi kabuze oya azakore kora none abanyabanga amahirwe y'inyoni siyo y'imbeba azagerageza agiye usanga nyine ibintu byose ni ubumenyi ariko sinumva ko ufite ubumenyi ukabura akazi sinumva ko umuntu afite ubumenyi gutya akabwicarana n'ubu ufite ubwo no wenda n'ubu ufitemo ubushake buke ariko ntago njye byizera tugiye noneho kwinjira muri kino gice ese ababyeyi tugiye kureka noneho kuri party y'ababyeyi batumva yuko umwana cyangwa se umujene akwiriye gukora ikintu we ubwe yishakiye ahubwo akavuga no twe turashaka gukora ikindi kintu nabyumvikanaho na nyir'ubwite bigira izihe ngaruka ki muri famiye muri sosiyete nyarwanda ndetse no mu muryango mugari mboye ingaruka zigiraho icya mbere umubyeyi ashobora kukubwira ati wa mwana wanjye we genda wiga amashanyarazi wowe muri wowe ntabyo ushaka wowe igihe ushaka kwijyana nka multimedia nibyo mubikurimo mbo umwana ashaka kutavuga ati umubyeyi wanjye aranyanga ntago anyumva numva muri famiye hatangiye kuzamo umwuka mwiza umwuka mubi uwakutumvikana ubwo umwana akaba agiye kwiga y'amashanyarazi atabishaka aragiye aratsinzwe tari icyo ni igihombo ku gihugu ko turimo abana bakagombye kubyiruka bakaza kwesitara izo nganda bakaza gukora iki barimo baradindira mu ishuri umva ku rwego rw'igihugu turi mu idindira yego rero niba turi mu idindira uyu munsi wa none akaba n'ababyeyi batakibonera umwanya uhagije abana babo cyo kibazo gituma uburere n'ubuvuke biba ibintu bihabanye ugasanga umwana avuka muri famiye nziza ariko wajya kureba uburere bwiwe ugasanga rwose noneho wanareba n'umubyeyi gusanga umubyeyi we ari hanyuma y'umwana ubwo mu myaka iri imbere tuzaba dufite igihugu kimeze gute mu myaka iri imbere nawe uravuga ko tuzaba dufite igihugu kibi tuzaba dufite ingeri zose tuzaba dufite ingeri zose hazari abeza ababi abakora n'abadakora kuko ibyo ni ibintu mundi ahantu habarizwa abantu benshi hanyuma biba bitagomba kubura ari indirimbo ya Messengers ivuga ngo abeza ndetse n'ababi nyagasani musura abazi abo bose rero muri sosiyete ni abantu batagomba kubura ejo hazaza h'igihugu tuzaba dufite abantu beza tuzaba dufite abantu babi tuzaba dufite ibijura dufite abasambanyi ariko dufite n'abandi bantu batekereza bazima ntabwo nakwizeza yuko dufite abantu bazima kandi mumwizeye ko dufite abantu babi bazaba nazi ibyo ari byo hari abasara bazasigara ntabwo bose bamera gutya turi kugana rero ku musoza hakorwa iki icyakorwa njye numva buri wese nk'urubyiruko ndavuga mu rubyiruko ko ku bantu bakuru sinzi icyakorwa nko mu rubyiruko ni ukwivanamo imyumvire tuba dufite tukivanamo yuko umuntu uri mu rubyiruko utanywa itabi nta diri murimo ngo nta diri murimo nta kigenda cye ngo nta kintu navuga nawe umuhungu utajya mu bakobwa umukobwa utajya mu bahungu uwo nguwo isi yaramusize ibyo tukabyivana iyo myumvire tugiye dufite tukayivanamo tugakora tugatekereza ejo hazaza hacu bati se nanjye ndi gutekereza kuzagira umuryango ese umwana uzankomokaho niye nkuru azumva ku mubyeyi ibaze nawe ufite umwana bati buriya mama wawe ku muhanda byari gutya ntabwo byari byiza yego
hari ikibazo njya nkunda kubaza abantu bose nkunda gutumira muri my choice cyangwa se mu kiganiro amahitamo yanjye. Uyu munsi wa none ufite ababyeyi bombi. Yego. Ni iki muri kano kanya niba badukurikiranye mu kiganiro amahitamo yanjye Derrick yabwira Pasiteri Ignace ndetse n'umufasha we Rachel wawe? Yego, ni iki kintu muri kano kanya wabwira ababyeyi bawe? Ikintu nababwira, ikintu cya mbere ni ukubashimira kuko aho umuntu aba ageze buriya ni umubyeyi aba yaratanze byinshi kugira ngo ugere aho ngaho ugeze. Ni ukubashimira kandi ndabakunda cyane. Yego. Iki kibazo kindi ngiye kubaza abantu benshi bakunda kugikwepa, ariko uyu munsi turi kuri kamera. Ntugikwepa n'ubundi uko biri kose uzabibaza. Derrick afite umukobwa bakundana? Aya. Rero niba udukurikiye ubizi neza yuko Derrick ari ukuntu yakubwiye cyangwa se utugambo twiza ajya akubwira akaba kwihakanye. Ihita umukatira ko yazamenye ko nari imbere ya kamera niba hari. Niba yarazamenye ko wari imbere ya kamera. Tugiye gusoza noneho turirimba. Nta kibazo. Noneho ushaka si ngombwa kurangiza indirimbo zose, yose gira wenda verse and chorus, noneho dusoze. Ubwo mu ngeri zose zaba iz'Imana zaba iz'isi. Ndarimbiye upfukama usenge ibyawe byose ubiragize Imana, nayiteguye kumva isengesho ryawe ngame. Upfukama usenge ibyawe byose ubiragize Imana, nayiteguye kumva isengesho ryawe ngame. Kayakemwe abagiye kuvuga? Komeza nta kibazo. Kayakemwe ngiye kuririmba n'akisi. Ni umuvandimwe witwa Teni, niwe wakanditse, yaragahimbye. Ega n'abarana bo ni abacu. Ni abacu. Kavuga ngo ngaya masilenge yanciranye, ngaya makashi yankwamanye, ng'imihanda yanyibutse. Wino ngo ama bad boy, ngo bundi kwiyahuza ng'amabiya. I know you don't know how I feel, but me, I know how you feel, baby. I know you don't know how I feel, but me, I know how you feel, baby. I know you don't know how I feel, but me, I know how you feel. Go baby please, yeah. Nyeneye agatime kawe, wanyeneye akanya kawe. One more time, give me your love. One more time, give me your love, yeah. Go baby please, yeah. Nyeneye agatime kawe, wanyeneye akanya kawe. One more time, in your love. One more time, in your love, yeah. Ndabizi kunyanga urunuka kandi wowe unanzira kubi, niwanyikoza na donowa, yeah. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo wirukira ngo ugusiga ngo ugasiga ugusanga, yeah. You know you don't know how I feel, but me, I know how you feel, baby. You know you don't know how I feel, but me, I know how you feel. Ako nakanje. Niba kanditse ariko ni yanjye, twari turi kumwe. Yego. Kuki wahisemo gukoresha ariya magambo ngo wirukira kugusiga ugasiga ugusanga? Ibyo bintu byabiturutse kuki? Ngenda muntu wagusize. Nayihimbye ndi muri Eterina, ntawansize nawe. Gusa nafite abashuti banjye cyane, ugasanga niyo arumva bashaka bakunda gutereta cyane. Ugasanga umukobwa ashaka gutereta, ugasanga yarifitiye undi, aho ugasanga noneho afite umukobwa ari gukundana kandi amukunda gutyo, ariko ari kwifuza undi. Ugasanga nyine ari gusiga umushaka akajya kureba. Inganzo turugana kimwe ko banasanga ari nawe. Rero nkuko mukomeje kudukurikira kuri Rwanda 24 TV, ikiganiro cyo ni amahitamo
yanjye. Nk'uko rero mwagiye mubikurikirana, turi kumwe na Beric, twagiye tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ubu ngubu tugiye gusoza ikiganiro amahitamo yanjye. Niba rero udukurikirana kandi bifuza yuko ubutaha tuzabana nawe, ushobora kuba waduhamagara kuri 07181421, kandi nanone niba ushaka ko tuzamamaza tukageza ku bantu ibikorwa byawe ukora kugira ngo babashe kuba babimenya, n'ubundi wahamagara kuri iyo nimero 0778211281. Beric, gira noneho ubutumwa ugenera abakurikira ikiganiro amahitamo yanjye, by'umwihariko abakunzi ba Rwanda 24 TV. Mbo ikintu nababwira, mwagize amahirwe cyane yo kuba mufite kino kiganiro, mumenya amahitamo y'abandi, mufite byinshi mwakigiramo, bimwe mwakoraga mukareka mukareba ejo hazaza. Wowe ugize amahirwe rero kukireba, gerageza na mugenzi wawe ugisharinge, umwifurize ibyo byiza nawe ubonye. Ndumva ari cyo namwifuriza. Gerageza usangize inshuti n'abavandimwe ibibera mu kiganiro amahitamo yanjye. Reka rero nanjye mfate umwanya nshimire mwe mwese mudahwema gukurikira ikiganiro amahitamo yanjye, ndetse n'izindi gahunda zigiye zitandukanye zinyura kuri Rwanda 24 TV. Beric, nawe reka mushimire. Urakoze cyane. Yego, mbibutse yuko rero ikiganiro amahitamo yanjye ari ikiganiro kigaruka kenshi, tuganira n'abatumirwa bagiye batandukanye. Ikiganiro amahitamo yanjye nakagaruka.